ndabizi rero shitani nzi ko mu bintu utagira nibanga satani mujye munyita Kayusi giye burana na satani cyane yego nubwo naririmbye satani ariko bakanyitira izina ryayo ntago ariko nitwa yego Kayusi sorry mabuja aha twagiye ndabizi ko ntabanga ugira mwenye ari byiza ugiye yo baguca amafirira akabuno bakakarangaza bakagapanura ukazasigara winera ku muhanda yego ntawe mishishikariza rero ko nta mafaranga ngiye baho wampa gwagura ubuzima bwanjye ngo ngiye ngo ndeke ubutinganyi cyangwa ngo bugumemo sibyo mbikora mbikunze byishimiye uravugisha kuri wishimiye muswe onododiye ngewe ndatingana cyane so nta bantu urabona basomana bwahantu tubizo bisanzwe ubuzi ntabwo urabona ko abantu basuhuzanya bagasomana tubizo kwitama ku mande no ku mane ibintu nk'ibyo cyo kantu umuntu agize ngo kandi urabizi ibyo bitubaho abasore benshi bakiga nyene kwinyesebura nyene no kwishimisha ku bagore bawe cyane ku bakobwa hahani nyene ubufite ubushoye bwa danje yego urahushuka hita utikura ku ruhande ukumva umuntu atase kakabwana bakubitiye mu mferege indyo zacu ziba zifite nyashi kandi nuko ziba zifite na jibu nziza cyane yandi twita ngo namazi asa nayateke nkaho tuba kuba batinganye mwihagararaho mubona abakiriya ushimira ubutinganyi bwakugejejeho so ntago nako oya bye nk'ukuri iyi ni Piridas ubona reka uri kuyibona yego iyi Piridas uri kuyibona yego Yesu Kristo wayibonye ceceka rero abantu mwe ntabwo byoroshye tagira ubwira ibyo ubonye kuko ngewe twarwana Yes reka tubasuhuze kandi tubaha ikaze bakunzi ba Kigali Live TV nkuko mumaze kutumenyera nkuko bisanzwe rero amazina yanjye nitwa Demeris Musabe intari imeze nk'ipusi mu Banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mumaze kumumenyera abenshi mwaramukunze abandi ntimwamukunda na amahitamo yanyu bamwita Satani Kayusi ni umugabo nanone ni umugore ushima Imana tutangiye weekend mvuye mu kibado nko mubizi yego Satani Kayusi nko mubizi kwitwa tubizo twishi cyane murakoze nyashi niyo ziri mu kazi murakoze nuko nibwira abantu rero niko bimeze yego tukaba twakiriye rero umutinganyi ubyemera ndabeshyara ongeraho ruharwo watinganye n'abagabo 88 kuva yagatangira kuvuka oya watangiye gutingana ufite imyaka ingahe mfite imyaka 7 gutingana n'ufite ingahe umwana cyane natinganye n'uwo tunganye imyaka ufite imyaka 8 nawe yari umutinganyi cyangwa wamufasha twari duhuje hormone nawe yari so ni bya bindi by'abana umuntu atabaza hanyura neza kwa kuri nyine umuntu abari gukura kuza nyine akabura nyuza tu kandi urabizi ibyo bitubaho abasore benshi bakiga nyene kwinyesebura nyene no kwishimisha ku bagore bawe cyane ku bakobwa hahani nyene ubufite ubushoye bwa danje yego urahushuka hita utikura ku ruhande ukumva umuntu atase kakabwana bakubitiye mu mferege ubwo uwo mwana kuba atarazi ibyari byo ntashobora kugushinza kumufata ku ngufu so oya ntago byari kera cyane natwe kubgacu ntago twari tuzi ibyari byo bakuni nyine abantu bakundana nyine bahuza hormone yego ugasanga nyine nesubu nta bantu urabona basomana bwahantu tubizo bisanzwe ubuzi ntago urabona ko abantu basuhuzanya bagasomana tubizo kwitama ku mande no ku mane ibintu nk'ibyo yego cyo kantu umuntu agize ngo ese Kayusi ndagira ngo umbwire ibintu bitatu ushimira ubutinganyi bwakugejejeho so jewe nta bintu bitatu nakubwira ahubwo icyo nakubwira nuko inyo ziri mu kazi kandi ikintu cya mbere nakubwira muri ibyo bitatu ngiye inyo ziri mu kazi inyo ziri mu kazi how impamvu nuko twebwe inyo zacu ziba zifite nyashi kandi nuko ziba zifite na jibu nziza cyane yandi twita ngo namazi asa nayateke nkaho tuba kuba batinganye mwihagararaho mubona abakiriya oya twebwe je ntago nicuruza by brother ntago nicuruza ntago ndi muri bene bandi bicuruza byabonesha ku karubanda jewe ntingana n'umuntu twabyumvikanyeho ntingana n'umuntu twakundanye ntingana n'umuntu nakunze ntingana n'umuntu ufite nyashi ntingana n'umuntu ufite amaribori ntingana n'umuntu ufite ubwanwa bwiza ntingana n'umuntu ufite ibinwa byiza ntingana n'umuntu mbese ufite amazi meshi abagabo bagira amazi abagabo ava mu ruhara nkuko nabibabwiye kuko ko buriya bigabo bifite uruhara hari ukuru nyene bigira nyene tu jibu nziza ntago tukivuga amazi kuko abanyarwanda ntago bajya basobanukirwa amazi cyari cyo burya amazi ari ubwoko bwinshi ariko ngiye kubwange ni jibu burya abagabo tugira jibu kandi jibu nta muntu utazi jibu cyari cyo n'amazi yayanda sukuye neza
ibyo ndabyumva. Inzira y'ubutinganyi ku myaka 7 ibiratangiye. Biratangiye. Kugeza na n'ubu. Kugeza n'ubu ngubu dore ndashaje. Cyane. Genda bikunda ndi proud yabyo. Kandi ikiri biti misemburo umuntu yaba yaravukanye yaranakuranye. Yewe ndabyemeranye ndi umutinganyi. Ibyo ikibazo irakirigata nese uraza umaze ikibazo ngiriki. Icyambere cyose nta muzuri wawe sinahe wawe kwasi cyaye kwanyuko kuncira urubanza cyangwa ukabura utugambo twa feke nta kintu babimbwiye man itsapiwe ntabwo ngiye mbabyitayo bo hanyuma impamvu nanakuzanye hano nta matsiko maze igihe mfite kubatinganye mwana hari ibintu byinshi byanyu bidasobanutse ni nk'ibiki ukuyemo uko bikorwa amabanga y'urugo biri mu bintu bitandukanye nase nige mutinganyi wabonye ku isi uyoboye no generation y'abatinganye n'agatsiko ariko mu Rwanda ni wowe tuzi cyane niba ari ngiye muzi nyene ubwo wenda ni kwa kuri nyene tugemba ningana nyene ku karubanda urumva nkabyemerera kubera ko dutabariya babamo babyihishwemo dutabariya babikora mwibanga hari abarezi biene b'abagore hari abarezi biene b'abakobwa hari n'abatinganyi kazi hari n'abatinganyi b'abagabo babikora byihishwe nese mugabo je simba rutangiye mbona ibyemerera ku karubanda urabyemera impamvu mbyemera se ni igihe nuko ni proud yabyo kandi bikunze nese tekereza kuzashaka umugabo uzanshakire muri umuna wawe umume tumushake turwana hari cyo bitwaye se wowe wigeze utekereza ko ushobora kuzajya mu murenge ukajya mu rusengero ugasezerana imbere y'Imana byo ntugeze bitekereza vuba hangahanda batumira muzaze mwitwaje pampa na gikotori cyo biti kimuru tuvuta urumva mwitwaze na pridase nyinshi usibye ko kuri yishuro nari nanye gahunda n'umugabo w'imisira nimugoroba twagahuje nari naziguza ari pridase 5 nakoreshejemo 2 yego wadukoresheje ryari kwirinda ahubwo nzajye mbajyana inama mutajye mwirinda abatinganye mukoresha pridase mwirinda iki kwirinda sida imitezi na mburugu ndetse na za sikati uyu mwici ninda zitateganyijwe naza oya twebwe guterinda kwacu biragoye biragoye kuko twebwe intanga zacu tuba twaraziborotse twambaye ikintu biti impeta ku gitsina cyacu hari inenga nziza ariko zikagiraho zigaruka mutabikoze se mwatwita oya ni ukuvuga ngo ntago hariya mu kibuno ntago haje intanga ngo umuntu atwite yego ariko hari gihe nyene bitujabuka nyene ugasanga nyene nk'umutinganya yishimiye nk'umukobwa ariko akamusaba ko yabikora hehe inyuma apana imbere inyuma kandi kwa nko gukoresha aka ndakudo ntago oya bye nk'ubizikuri iyi ni piridas ubona reka kugira gene nigishe n'abantu turashize kugira ngo nanigishe n'abantu urumva se kugira ngo nanigishe n'abantu bakorera aho ngaho yego uri kuyibona yego iyi piridas uri kuyibona yego iyi piridas iyo uyibesha ukajya mu kibuno cy'umugabo imiteza akagupanura kabuno neza pridasi kafuruki kacika neza byanyabyo niyo mpamvu ugenda ngomba kubarabura ku bantu baryama nabahuje ibitsina baba abakobwa cyangwa baba abagabo muzajye mukoresha pridasi kuko abamo sida habamo na ya ndwara yitwa mukubita umwice habamo na ya ndwara y'ubuheriheri yitwa ubushita habaho na ya ndwara twita imitezi na sida urumva habamo indwara zose z'ubwoko bwose urumva hahandi ugenda wimera ku muhanda hahandi na pridasi ishobora kuguheramo utamusize dufite ukibino kugira ngo yorohe ibyo ngibyo mubimenye rero iyi pridasi ntago nayishira hano hagaragara ngo nyite hano ndabizi ko benshi bahita bayindogeramo kandi ngiye ndinzwe n'Imana reka mbe nyibitse ambo kandi jewe ano mavuta ubona ya pridasi ndayisiga neza kugira ngo ngewe ndemeze neza ahantu hose nkahita no kumusatsi pridasi ukayisiga mu maso kugira nyene mbe mfite n'umubiri ukeye bya danje none se urabona ntakengewe turashize aya ni amavuta agomba kuda ya pridasi twebwe niko twebwe ukagura n'umugabo ryari n'iri joro namuraranye yisa kugiye ko iri joro namuraranye ntabwo muretse pridasi nasigaje narize kudaresha yego kandi gende irinda cyane nahuye n'uwo tunganya hormone dukundana byanya byo nyene tukagira gutya ufite boyfriend cyangwa ni tap and go mwiyi misi tutaravu mwiyi misi ndi ku isoko yego ninge kametisi kagezweho kazayobora abametisi bose mu Rwanda kubera ko ninge ufite nyashi ninge ugezweho mwiyi misi ndi ku isoko urebye turi gucwe biranya biraho ngaho ibintu bitatu kuri wowe uzi bikurura abagabo ni nk'ibihe unabyerekane uri seriye byerekana ibintu bitatu kuri wowe bikurura abagabo uzi neza wiyizo bikurura abagabo akambere yego akakabiri waruzi se ngo nabibura ntabyo nabura sinabikweretse se wambye bitatu urushaka kumbwira bitandatu washyiraho n'ibindi nabishiraho n'ibindi turebe ibintu uzi rwose bikurura abagabo nabibonye nyashi zawe mfite byinshi ukaba uzi ko ibyo bintu nuri bubikore umugabo hariya areba akava mu bye ahita avuga ati nisa mudayiguhereza ndagutegera itike y'indege muri Amerika
ujye guhura n'abazungu bafite nyashi za danje. Yego. Ubuse kubikoze hano hari umugabo uri kubona hano ushobora kuba mu bagabo bari hano. Uko byagenda kose ntago yabura. Uko byagenda kose abankurikiye muri akanya duhuje hormone. Yego. Cyo biti ibisemburo babivukanye ko nabivukanye. Ariko ntimugashidikanye bitewe n'imyambarire yanjye. Je imyambarire yanjye ndayikunda cyane. Yego. Ndayisurenga cyane. Yego. Ntimugashidikanye rero. No mpamvu abari kutureba muri aka kanya. Yego. Abashobora kuvuga ati uriya mwana ari mu kazi. Ari mu kazi afite nyashi. Yego. Afite n'amaribori. Afite nyene gendi size man. Gendi size cyane. Ni nayo mpamvu nta muntu ugomba kuba tanturashinga kuko nanjye ndakumwashinga benshi. Yego. Kukwashinga burya ngiye dumba nigeze kumukwashinga umunsi umwe. Urabeshye. Nuriya rugagi nigeze kumukwashinga umunsi umwe ndamukunda nubwo ari umupasteri. Yego. Bitewe na biriya bipfa afite hano mwizosi. Rugagi hanyuma bigenda bite? Sha icyo gihe twarahuye duhurira hano kuri hotel. We na Rugagi. Kagira inkuru. Sha arambwira aravuga ati gukora kana keza. Urambeshye. Ngizo kuri. Wahuye na Rugagi. Bahuriye he? Jewe ni jya propose urukundo. Yego. Urabizi ko kurya nyene mbona urabizi neza ko rimwe na rimwe abantu bose bazi ko nibo bashize agafoto nyene uri kwimakira nyene uri kwikora nyene ahantu hose. Yego. Arambye ati tugihura kibara kurutsa imodoka aravuga ati mani ko agahungu sore ko mani keza se. Ngo kare agakumi ngo nakametisi. Yego. Na inambaye bya danje za nkweto bita ngo nyambara ntushingeho. Za nkweto ubona nyene ubona ngo za nyambara ubunuze. Ko ndawuti akamini. Rugagera raro kava mu bye. Ava mu bye n'ubupasteri bibiliya ikubita mu Bishop. Yego. Aravuga ati sha we turagendana. Oya. Tukimara kugera ahantu bita muri vestiaire. Yego. Atangira kuvuga ati tese Musa tiburya ngura umugabo ko mbona ngo kabanda yawe yegutse nari kura gakobwa ngo shiki ngo mwizina rya Yesu ngo toka Simoni ngo Dayimoni ahita yirukanka ahitaguruka mbona nagurutse ari rukanze. Yego. Bivuze ko abantu bakubona bagakeka kuri umukobwa bakanamamagara cyane bashaka nyene ko tugahuza kwa je biri serious. Uretse abirabura wari wahuza n'umuzungu? Abazungu mperuka umuzungu nigeze guhura nawe ariko nabwo umuzungu twahuye mu nzozi ntago nakobesha. Twahuye mu nzozi kuko naramubonye umunsi umwe mu nzozi. Naramubonye umunsi umwe turi kumwe nyene sibyo. Twagiye koga hano kuri piscine nyene sibyo. Yego n'umuzungu. Tugenda nyene kubisozereza mu mazi nyene twishimana nyene mu mazi. Bega inzozi. Amani mu nyanja turavuga ati hangaha n'ibipyisi bya kurya rwose hangaha za nkoko ibintu nyibyo nyene ariko tunabikaze. Ndabizi rero shitani nziko mu bintu utagira nibanga ntagiye mujye munyita Kayusi giye burana na satani cyane. Yego. Nubwo naririmbye satani ariko bakanyitira izina rya ntago ariko nitwa. Yego. Kayusi sorry mabuja. Twagiye. Ndabizi ko ntabanga ugira. Abastari bo mu Rwanda bakekaho kuba bari abatinganye ariko batavyemera. Wowe wemeza ukavuga uti uyu mustari ni umutinganye. Uriya ni umutinganyakazi. Umutinganyikazi. Kwapyanga nawe ni umutinganyikazi. Nahoze mubera umukomisiyoneri wabo umushakira abakugwa bafite nyashi bafite ibibuno. Urabeshye. Sibyo ko nagiye mpura nabambaye ibibuno nyene bisanzwe. Yego. So nuri ya nawe nubwo bajya bihakana rimwe na rimwe bajya bihakana. Bari abase mu ngo bo barabizi ko nubwo bangi ijambo umutinganye baranabyemera. Nabari abayige nabo bajya babyanga ko bitwa batinganye ariko hormone zabo cyangwa imico yabo n'umunyitwarire byabo birabagaragaraho. Nayo mpamvu ari abatinganye kwera ico. Yego. Uriya biriya bintu byose abikora byose uriya ni ntuzi ni hybrid. Aratera kanaterwa. Aratera kanaterwa pe. Ariko abatinganye ngo murimo murasenya ingo nyinshi. Dusenya ingo nyinshi se. Abagabo mwabatwaye. Tuba twarute. Gutwara abagabo bubatse. Hari umukobwa urabona uza kurekarama ngo twamutwaye umugabo. Ni bande. Nyamara makuru arahari. Bambwira. Noneho uwo natwaye umugabo nimba byaramubabaje ajye kwiyahura kwa makosa. Ajye kwiyahura kwa makosa. Bagwa nkangaye kugira ngo ureke ibintu by'ubutinganye. Jewe ntago nagiye mu butinganye ngo nuko ngo mfite icyo ndi kubushakamo. Ni hormone zinyongoza kubijyamo. Kandi ikindi sibyo ntawe mbishishikariza nta nubwo ubutinganye ari bwiza. Ugiye yo baguca amafirira akabuno bakakarangaza bakagapanura ukazasigara winera ku muhanda. Yego. Ntawe mbishishikariza rero ko nta mafaranga ngiye baho wamagwagura ubuzima bwanjye ngo ngiye ngo ndeke ubutinganye cyangwa ngo bugumemo. Sibyo mbikora mbikunze byishimiye. Uravugisha kuri bushimye ubutinganye. Muswe onododiye ngewe ndatingana cyane uravugisha kuri kw'Imana byo n'ubu tuvugana ushobora kuma batinganye batanu bose nkabazenguruka. Yesu Kristo. Biri serious. Ibyo nkubwira ni serious. Mwana umuntu w'umugabo umara ubuzima bwawe bwose wambaye pampa urabikunze. N'ubu ndazambara n'ubu tuvugana reka mbikwereke ko nzambara. Oya.
Yesu Kristo. wabibonye ceceka rero Abantu mwe ntabwo byoroshye. utagira ubwira ibyo ubonye kuko njyewe twarwana twarwana sha Ese umwana wumva guzabiki? njyewe se njyewe nkiri umwana numvaga njyewe naba umuzimu w'umutinganyi w'akasamutwe. Oya? Nibyo numvaga njyewe nizo nzozi Niyo ngo ari ukuntu abana yakira umwana bavuga ngo nzaba umupilote nzaba perezida we wumva guzaba. njyewe numvaga naba umuzimu nkaba umutinganyi w'akasamutwe eko se nsubiremo kangahe kugira ngo ubyumve my brother. Twumvikane man mujye mureba ibibareba bitabareba murebe hasi. Yego. Niko gahunda zimeze. None se ngubeshye ubu se wowe ushaka kumjya kuri imanzi? Oya uri imanzi. Mbona warapanutse mbona wararutse nawe mbona wankunze. Wasanga nawe ushaka kunkunze. Ariko nawe tiganye ufite ukuntu musigaye mwiyumva ukabona umuntu ngo yagukunze. None se nkubeshye Ntabwo nagukunze. impamvu wankunze nuko uri kundeba cyane. Oya ndi kugura kuko turi kuganira. Tuganire ndeba ntabwo nakunze. Bose ni wasanga uri muri bandi bajye banyandikira ngo duhuze gutese. Ngo nangahe nzerereze imwe ngende icuruza kwa kabuno kanjye ngaho wankunze cyangwa ngaho ubona kunze giye mwanzerereze imwe iricuye ntago nicuruza ntago ndi ba DJ Brian babikora bishima bajya bikwicuruza sibyo ngewe ntago ndibano baho dapasi babikora bwihishwe ngewe nta nubwo ngewe ntago ndi muri bene bano baje kandi bacuruza ibitsina byo bakikinisha bagashira hanze bakagurisha ama video urukoza soni hanze baye haba diaspora ntago ngende rugagi afite amazu ngo amwe ngo ari mworogi ngo andi ngo rimwe ubusambanyi umusa ubona uzabona ubwami bw'Imana. Nese wewe ukundi Imana kundusha. Imana ko ngiye ariyo itumye mpamumeka ariko ubundi nta mani baho. Imana ngiba muri ngiye nta nijoro ribaho. Oya nta mani baho. Nta mani baho. Nta nijoro ribaho. Nta bapasteri babaho bose babaye abateka mitwe. Oya. Icyo nemera nuko Imana indi muri ngewe. Kuko ntayo ndabona. Imana iri muri wowe. Iri muri ngewe. Ufite Imana muri wowe. Iyo mfite Imana ahubwo nziza. Umurongo muri biri gufasha. Umfasha? Tata twese wo mwijuru izina ryawe ryubahwe ndagusabye ijoro umpuze n'abagabo bafite nyashi uwo ni wo murongo w'ibibiri yanjye mfite nta wundi mfite. Iryo niryo sengesho rya buri munsi. None se niryo senga ngiye no guhura n'icana ngiye no wo mwijuru izina ryawe ryubahwe umfashe uyu munsi umwe umutinganyi ufite nyashi turi buhuzira ijoro. Urajya ngo nsubiremo kangahe se? Iryo ni sengesho. Isengesho nyine. Ubonye ibibi bya Satani urebye ubugome bwe uramutuka karahava. None warugejeje mu ndirimbo. Harya wagize uti Satani kanyoko mabye yasoza tugenda ugize ryari. Niko navuze. Uragira ngo se ngo nongere indirimbe se? Atunyurizemo kabisa. Oya ahubwo nakuririmbira indi y'imihango naririmbye mu imisi. Ufite indirimbo y'imihango? Nese imihango niki? Kuri kwa kunda abantu bajya mu kiriyo cyangwa bakanu bakajya mu Ambo bwira muri make vuga ku mihango gato yaririmbaho gato numva. Dutangiye weekend vuye mu kibata dumva ngurumana dumva nshaka kukumasa gaufata ico kimuri uzusange mu buriri turi menge singuhagahenge jewe mu munota rero duturishana shaka ko twemesanya bagute mu dupapa tumba nkunduko nuruki inyuma ukazusunika nutakanda kuzimya oh my love kunyima wanabyicuza kuko buri saha bandimo ndaka nagusanga mu nzozi kuri fingazi sazi biskina dekati gudufata we n'umubandi sigasegira gutyo nibyo dutangiye weekend mvuye hehe mu kibada dutangiye weekend mvuye hehe mu kibada dutangiye weekend mvuye hehe uvuye mu kibada ndikumva ngurumana ubu ndashaka kwaka icyo bita kubafinyura nyine nk'abamasa kwaje yego igitero cyanyu muvuzemo Dekati na Godfather dumba bose nabavuze nuko ari inshuti zanyu twakanyujijeho yego none se hari ikindi umusaza ntabwo asanzwe ngo kabyaramwe indirimbo yawe yabiri hanze ino ndirimbo ntabwo nayishyira hanze kuko yishize hanze bayisemera hejuru ba Dekati bari abagudufata siyumvise ko mvuga ko namabandi ba Dekati nabagudufata nabadumba sinakujye ko siyumvise ko mvuga ngo gudufata we no mubandi bose na irandi muyishize hanze papa nubwo itabayishimuta byihuse uyu niwe mutinganyi ruharwa umutinganyi ubyemera umutinganyi ushima Imana ndashima Imana cyane kuko uyu mwuka duhumeka n'ubu buzima turimo byose tubikeshwa n'Imana niyo mpamvu rero hagize umuntu gucira urubanza azamenye yuko urucira mu kasuru gahitana nyoko kandi wanze kuvugwa heze hehe mu nda ya nyina siko bimeze se
ubagenda ubabwire ko ariko navuze. nk'abantu mwe akumiro n'ikorosi rya rwampara ntabwo ibi bintu byoroshye umutinganye sugira ahantu usengera mwana. Njye nsengera mu idini ry'abatinganyi. Abatinganyi mugira aho muteranira? Tugira aho duteranira ariko ni mu biro by'ibanga ntawe wamenya. Ese ugereranyije mu Rwanda hamaze kugira nk'abatinganyi bangahe? Mu Rwanda se? Hamaze abatinganyi ni nk'abangahe ugereranyije? Kuko hari abantu batemera ko mu Rwanda babatinganye. Kubera ko wenda ngewe n'ibyo baserukiye bose ndi umwami wabo. Mwami w'abatinganyi. Bose umwami umwamikazi. Ni benshi cyane, ni umunyagaro, ni benshi cyane kuko nago nabadondogora mbamare sibyo? Ariko bose n'abatinganyi benshi n'abatinganyi babikora bwihishwa. The king of the PD. King of the queen. So ameme chose. Tiemo kere de mavi. Byose ni kimwe. Ako kantu rengejeho kanyuma mwana. Ako sinindimi. Man, jewe. Sinindimi gusa n'igishimwa ndakizi. Kubera ko ngiye harigiye murangewe n'umutinganyi w'umushinwa bikamwa ko mujyani ongu cenge jingi canga. Hayi mubwiye ute? Cerereka se kubutinganyi cerereka. Bamubwiye ati wampa kuri gahunda kwaje tugahuza neza tukabinyese bura fresh. Ntabyo wamenya. Ntabwo ari byo mubwiye. Long chenge. No longu? Long chenge sailio demutinganyi kala chenge. Ubutinganyi nta rurimi nta gisemo. Ubutinganyi wara ubutinganyi. Yego. Longu tenga ubutinganyi twahuza. Longu chenge labashi lo kubutinganyi. Night Jones. Bamubwiye? Bamubwiye ati iri joro wampa kubutinganyi tugahuza tukabicabiranye tugahuza neza nkagukubitira. Hagusigwa no tuvuta na gikotori. Ije gusiga tuvuta byo n'ibitse kandi. Mani akukeka ko ibintu ndimo ntabizi. Birabizi ahubwo dusobanuriye natwe tubimenye. Wenda ushaka kuba utabizi. Ndikwereke. Nango aya mavuta yabona. Turebe. Amavuta yabona. Oya, nyereka ndebe. Urabona? Amavuta akora iki? Akenshi n'amavuta twakoresha muri massage. Ariko anadufata tukasiga he kubibuno kugira ngo byore kugira ngo batadukomeretsa. Wabyumvise? Vuga make rero. Nukuvuga ngo ayo mavuta niyo musiga hehe? Kubibuno. Utubuno twabagabo kugira ngo byumve. Yego. Hamwe hava amazira ntoki nimba utarubizo bimenye. Yego. Ahubwo abantu benshi bajya bavuga gusa ubundi hari ahantu mutinganuke. Bino bintu koko bibaho. Ukuko batangaje. Buriya ugiye gutingana n'umuntu izo cyakagwara inzoka. Diyari. Yego. Diabete. Kaba ngombwa ikazabizwa ngo bicwa bagurika nkimbwa ari kwinera yari yisombe nyinshi. Bibaye ngombwa ko biza par accident ntashobora kukwangiza. N'amazi mu yandi ndamukunguta bikarangira bikava mu nzira. Oya niko bimeze. N'amazi mu yandi ndamukunguta bikava mu nzira. Umuswere yaravuze ngo nyama ni nyama kura yote. Kura yote nyama ni nyama. Ubwo rero ubimenye. Niko gahunda iteye icyo kibazo ntiwongere kugisubiramo cyarangiye. Ariko kidusize mu rushije mo kabyara. Ese wagira ngo mvuge iki? Asha buri abanyamakuru namwe mwarasaze pe. Musigaye muri abasazi. Abanyamakuru musigaye muri abasazi. Kuko ngiye nabuze umunyamakuru numwe wambwira ati giye nagukunze ngo ndashaka uyu munsi duhurira muri hotel runaka. Reka abanyamakuru turiyubashye. Muri yubashye utise ko namwe muci inyuma abagore banyu ko tubizi neza ko mutanyurwa. Ko mumarana umugore n'iminsi 2 mugatangira kumucebiranya mu muci inyuma. Shajya mwitonde inyo ziri mu kazi. Inyo z'abatinganyi ziri mu kazi. Nta nindi nkuru igivugwa kuri social media, nta nindi nkuru igivugwa mu isi n'ubutinganyi. Iyo bakumenyere uri we wanyawe. Ntanjye ubyemerera. Bagusamira hejuru uti uriya ni zahabu ni dolari. Uburi zahabu kuko inyo zihira bake. Urazarebe n'inyo z'indaya z'abakobwa zaraferinze. Gute? Nasura abana bagitingana bashade buni bavuye kuri top ntibashaje imburagihe. Oya. Urabona inyo zitarashaje. Mbasigaye ari kibatsi. Barapanutse n'imicebe ry'imwe mugezweho. Nitwe tugezweho nyine. Kayo ndi mu nsoza. Agahinda ko umubyeyi wabyaye umuhungu mu minsi mike agahinduka umukobwa. Wakakiriye uti? Ubwo ndavuga ku ruhande rw'ababyeyi bawe. Yewe arije munabwiye ati ibyo kibazo kiri gata. Ababyeyi icyo mfana nabo nuko ababyeyi bakashira hasi. Yego. Kandi ikindi mfana n'ababyeyi nuko urubuto papa yashize muri mama. Urukumva se? Bitapfuye ubusa. Kwavuye mu musaruro w'ubutinganya bwiwe ngewe. Yego. Ntago mbyisuza kuba naravutse mfite hormone mu bana bari tuvukana. Yego.
mama na papa nabo ntabwo babyicuza kubera ko ubu ntabwo turi kumwe ntacyo bamariye muri buno buzima usibye kumbyara nabashimira cyane barakoze yego nanje ningira icyo ngiraho nzabituri neza ariko uko niba baramvumye nkuko bajya babivuga cyangwa niba ko mbyumva bazamvume nyene birangire menye ko ndi seki menye ko ndi satani waba waragerageje kureba mu maso ya mama wawe umunsi amenya ko uri umutinganya mama turahura buri munsi yarabyakiriye kandi abizi none se mama arikumva mama nawe rega mwababyeyi mwe nubwo muba tubatakagizwa ariko namwe mwatubyariye mu byaha nushaka ubutarabyaye umutinganya kugira ngo ubyare uriya mugabo wawe ukomeye cyangwa kugira ngo ubyare umuntu uriya munyeshuri wawe kugira ngo ubyare inde nande abo bana bose wabyaye uwo muryango wose utunze ntago mwabanje gusambana mbere yuko mubyara bose disa azabona kuza oya ntago mwabanje gusambana mbere yuko mubyara ariko byari byemewe ntabwo byara se batagize byemewe gute se hari ababyara batashingiranywe hari ababyara batakoze igikwe hari ababyara by'impanuka byo kwikinisha nyine birangira bakarangira babana nk'umugore n'umugabo hari n'ababyara batabana nese niba babyariye umwana mu byaha uko umwana yavuga kose yaza ari umutinganyi yaza ari umumetisi yaza ari umuzungu yaza ari umufutuboro yaza ari umuhanzi yaza ari umutinganyi yaza ari umujura yaza ari umwesikoro yaza ari umupfumu yaza ari umurozi bro ibyo ni ibyanyu nyine menya ko ababyeyi nabo batubyarira mu byaha kandi nabo ntago babyihakana kwibaza uwo mubyeyi uba ategereje akuzukuru koko cyangwa yakuyeho nzafata intanga zawe nizamushikiwe nzihuze n'izanjye ubundi mubyarira umwana mume mu murere nizande nzafata intanga zawe nizamushikiwe n'izanjye ubundi mubyarira umwana murere kandi umwana azaba ari uwanjye ubwo gahunda niyo nta ibindi bisokozo nshaka nta yandi magambo nkeneye turashize kumva yego mujye mwitonda rero yego mujye mwitonda sinyikeneye abantu bamvogera nk'abanyarwanda mwe ntago byoroshye narambiwe mbaza ibindi byanyuma ubundi gihe nkureke nigendere kuko ntago naje gutaka ubutinganyi bwanjye nakwitabye nk'umunyamakuru ngira ngo nibwira abantu uwo ndiwe dusoza ambasaderi w'abatinganyi mu Rwanda ngira inama bagira dusoze inama nabagira nuko bakomeza bagatingana kandi bakabishyiramo imbaraga nuko bakomeza bakarigatana indimi mu kabuno kabo bakarigatana no mu kanwa nukuri ikindi nuko bakwirinda bagakoresha peridase nibyo gahunda niyo kandi umbabaye ntuzongere kuko ntabwo byari byoroshye nguwo Kayusi arigendeye iyi ni Kigali Live TV nge ndi Demerisi Musabe intari imeze nk'ipusi mu mazanyarwanda ndetse n'abanyamahanga wamubonye ariko wamubonye nuko agenda je suis Ario komesha dans les maisons de Wande et il dit ciao ciao